Hey guys, welcome to Gorilla Gospel TV. Twongeye kuguha ikaze wowe uteze amatwi Gorilla Gospel TV show. Imana iguhe umugisha. Niba warakoze subscribe, Imana mu ijuru ikomeze iguhe umugisha kandi n'iby'agaciro ku muryango mugari wa Gorilla Gospel TV show. Kandi niba nawe utarakora subscribe, share ndetse ngo unagerageze kuba wareba ibiganiro tugenda ducisha kuri no chain, fata umwanya ukore subscribe, share na comments kubera ko iyi chaîne ni chaîne Imana izanye kugira ngo igende ihindura byinshi ndetse ihindura imitima y'abenshi, igende ikora ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Rero ndakwinginga nkubwira ngo ni by'agaciro ko wabana natwe tugafata ibihe byo kuganira ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana ivuga. Rero tumaze iminsi dutegura inyigisho zijyanye n'indangagaciro za Kinyarwanda ndetse n'indangagaciro za Bibiliya yacu, aho tuzagenda turebera hamwe ibintu bijyanye n'amateka ya Bibiliya ndetse n'amateka yacu nk'Abanyarwanda. Tugende tugerageza kureba aho bihurira. Ese waba uzi ko u Rwanda cyangwa se Abanyarwanda baba bafitanye isano n'ubwoko bwa Isiraheli? Icyo ni ikintu gutera amatsiko Imana irimo iragenda ituganiriza kugira ngo tuzabashe kwibagezaho. Uyu munsi rero tugiye kubana namwe mu insanganyamatsiko ivuga ku gukomezwa n'ibigeragezo. Gukomezwa n'ibigeragezo ni iby'agaciro. Iteka ryose iyo Imana ishaka kugutuma cyangwa se kukugira udasanzwe, ikunyuza mu bikugerageza. Hariho igihe rero abantu benshi bagenda banyura mu bibagerageza bakibwira ko Imana yaba yarabataye, cyangwa se bagatangira kwitotombera Imana, bagatangira gukora ibintu bigiye bitandukanye bidashimwa n'Imana. Ariko uyu munsi wa none twe tugarutse tukubwira ngo ibintu uri kunyuramo by'ibigeragezo ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana, hari impamvu bikuriho. Birakwiriye yuko ushikama mu Mana, warangiza ugasenga cyane, ukabaza Imana impamvu y'ibintu biri kugenda bikugerageza, cyangwa se ukabaza Imana ikiri gutera ibigeragezo birimo biragenda bikuzaho. Kandi nongera kubwira ngo ibigeragezo ntabwo ari byo kukwica, ahubwo ni ibyo kugukomeza. Hari impamvu yabyo. Reka twihuse dusome icyanditswe kiri mu Baroma igice cya 5 umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 4. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Uwiteka yasezeranije abamukunda. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Reka dusubiremo iri jambo tubona mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Uwiteka yasezeranije abamukunda. Haleluya! Imana yacu nishimwe cyane. Intumwa y'Imana Pawulo ibwira Abaroma, ariko uyu munsi wa none ntabwo ari Abaroma babwirwa, ahubwo ndagira ngo ubwire ngo ni wowe ubwirwa, wowe uneze amatwi kano kanya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Nk'uko twari tumaze kuvuga ku nsanganyamatsiko kigendanye n'uburyo ki twagenda twihanganira ibitugora n'ibigeragezo, ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cy'Abaroma riratubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibitugerageza, ngo kuko namara kwemerwa, haleluya,
bishatse kuvuga ngo hari igihe Imana izana ibigeragezo mu buzima bwawe kugira ngo ikugerageze irebe igipimo cy'ukwizera kwawe. Hari igihe Imana ikugerageza ishaka kugira ngo irebe ubunyangamugayo bwawe kuri yo. Haleluya. Hari igihe Imana ikugerageza atari ukwikwanze ngo ahubwo ishaka kugira ngo yereke Satani ko hari abayiringira mu bihe byose uko byagenda kose. Hano ndagira ngo nguhe urugero rw'umugabo witwaga Yobu. Uyu mugabo nkunda kumugarukaho cyane. Uyu mugabo Imana yemeye ko ageragezwa atari uko yari imwanze, ahubwo yemeye ko imugerageza kugira ngo yereke Satani ko hari abantu yaremye bashobora kuyubaha ndetse bakayibera inyangamugayo. Hari abantu Imana yemera ko bageragezwa kugira ngo Imana yereke Satani ko abo bantu ari inyangamugayo kuri yo. Uyu munsi wa none ndagira ngo nawe wibaze ngo ese ibigeragezo ndimo ndi kubasha kuba inyangamugayo? Imana iratubwira ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza. Haleluya. Ngo hahirwa bihanganira ibigerageza uko byaba bimeze kose. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ijambo rikomeza ritubwira ngo kuko nibamara kwemerwa, ijambo ry'Imana riravuga ngo bazahabwa ikamba ry'ubugingo Uwiteka yasezeranije abamukunda. Haleluya. Ijambo ry'Imana rishatse kutubwira ngo niba ukunda Imana hari ibitambo ukwiriye gutanga, hari ibintu by'ibitambo ukwiriye gutamba. Nk'uko Yesu yagukunze akemera gupfa kwitangiye, bishatse gusobanura ngo hari urugero rwiza yakweretse kugira ngo nawe niba ukunda Imana ugire ibitambo bimwe ugomba gutamba. Hari ingeso zawe mbi zitari nziza zitanyura Imana, hari ibitandukanye ufite muri wowe ndetse urwana nabyo bidahesha Imana icyubahiro. Uyu munsi wa none ijambo rirakubwira ngo niba ukunda Imana koko, niba koko uri umukunzi w'Imana, tamba ibyo bintu bidahesha Imana icyubahiro muri wowe ubireke kubw'urukundo ukunda Imana. Rekera kuba nk'aba bantu bavuga ko batinya Imana cyangwa se bakunda Imana ariko bagikora ibidatunganiye Imana, ariko bagikora ibintu bibabaza Imana. Ijambo riratubwira ngo no mu bitugerageza tugomba kugaragaza ko turi inyangamugayo ku Mana yacu. Haleluya. Nk'uko Yesu yabaye inyangamugayo ku isezerano yadusezeranije ryo kuducungura, akemera kwitsanga akamanikwa ku musaraba, uko nawe nikakubwira ngo ugomba gutamba ibintu biri muri wowe bidahesha Imana icyubahiro, ibintu biri muri wowe bisebya Imana bigashimisha Satani. Iyo Yobu ataza kuba inyangamugayo byari gutera agahinda Imana, bigatuma itamwirahira cyangwa se ngo imuvuge ibigwi, imwishimire kuri Satani. Yobu yataza kuba inyangamugayo, Satani yari kugaruka yishima ku Mana amubwira ngo wabibonye ko nta bantu ufite. Imana ishaka kureba ko koko hari abantu yaremye ifite b'inyangamugayo. Ndakubwira muri uyu mugoroba ngo ugomba gushaka uburyo bushoboka bwose uba inyangamugayo ku Mana yakuremye. Ugomba gushaka uko ushoboye kose, ugomba gushaka ubunyangamugayo muri Kristo. Ugomba gushaka uburyo ushoboye kose, ugomba kuba inyangamugayo ahantu ahariho hose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijisho ry'Imana rirareba ndetse rikareba n'abana b'abantu batareba. Abakristo b'uyu munsi ni abantu bashaka kuba bafana bo gufana amadini ariko batari gukora ibyo Imana yifuza.
ni abantu bashaka kwereka ndetse rubanda ndetse n'abantu bagenzi babo ko bakiranuka, ariko bagera hiherereye bagakora ibyo gukiranirwa. Urwo nta rukundo rurimo. Waba ukunze Imana, kuko ijambo ry'Imana ritwereka neza ko umuntu ufite urukundo nyarwo ngo abasha kugira ibyo aheba, abasha kugira ibyo areka, abasha kugira ibyo atamba. Ndetse rimwe na rimwe ibyo bintu uba wumva ko ari byo bikunejeje, ibyo bintu uba wumva ko ari byo bikunyuze, ariko Imana irashaka kukugerageza ngo irebe koko kuyikunda. Kandi kugira ngo wereke Imana kuyikunda ni ukuri bureke ibyakubujije gukora. Kandi ibyo bintu ntabwo twitaye ko ari ibintu bikunezeza. Reka nkubwire wowe neza amatwi muri kano kanya, bimwe mu byaha byinshi ni ibintu binezeza imibiri yacu, ariko ntabwo binezeza Imana. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo gerageza kwigomwa ibyo binezeza umubiri kandi bikanezeza Satani, ariko bikababaza Imana yawe. Byigomwa ubireke kugira ngo ugaragarize Imana urukundo. Haleluya. Ngo Imana irongera igerageza umugabo witwa Aburahamu ubwo yari amaze imyaka irenga 80, Imana imushumbusha akana kitwaga Isaka. Ngo kageze mu gihe cy'ubugimbuke, ngo Imana iramubwira ati kugira ngo unyereke urukundo mfitiye, iramubwira ngo uyu munsi ugomba kuntambira umwana wawe. Ndakwibutsa ko uyu mugabo Aburahamu ntiyari yarigeze agira urubyaro. Uyu mugabo witwa Aburahamu ndetse na Sara bari barabuze urubyaro kugeza mu myaka yabo y'ubusaza, kugeza ubwo Imana yagendereye umugabo Aburahamu ndetse iramubwira ngo Imana izakuha urubyaro ndetse ugwire ukure ungane n'umusenyi wo ku nyanja. Byari bigoye cyane kuri Aburahamu kwizera icyo kintu. Byari bikomeye kugira ngo Aburahamu ugeze mu myaka irenga za 80 se za 90 yizere ko muri iyo myaka azabasha kugira urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja. Reka nkubwire wowe neza amatwi kano kanya, Imana yo mu ijuru hari amasezerano menshi igufitiye, hari ibyiza byinshi igufitiye, ariko nanone iracyafite gushidikanya niba uyikunda. Iragira ngo ibanze ikunyuze mu nzira ziyigaragariza kuyikunda by'ukuri. Nimba uri wa muntu ushobora kuvuga gukunda Imana, ariko nyamara imirimo y'ibikorwa byawe ikabitubaha Imana, ndagira ngo nkumenyeshe yuko Imana rwose idashobora kukugirira icyiza, kubera yuko uba urimo urayikoza isoni ugatuma Satani yishima hejuru y'Imana. Uyu mugabo igihe cyarageze, Imana iramubwira ngo fata umwana wawe umujyane ku musozi, ndetse Aburahamu afata umuhungu we amwikoreza inkwi, ngarangiza afata ibikoresho byose bagombaga kwitwaza kugira ngo bage gutamba ibitambo. Ntabwo yigeze abwira umwana we ngo umwana wanjye ngiye kugutamba, ariko Aburahamu ntiyigeze ajijinganya mu mutima we ngo avuge ati ariko Mana kubera iki aka kana wampaye ushaka kugira ngo nanjye ngatambe. Aburahamu yari afite kwizera kandi afite umutima ukunze Imana ye, yari afite umutima wubashye Imana ye. Nawe ndagira ngo uyu munsi wa none nkubwire ngo gerageza kugira umutima wubaha Imana, gerageza kugira umutima Imana ibwira ikintu kandi kabizi ko ugomba kugikora. Ngo bari mu nzira, ngo umwana aramubaza ati papa ko twateruye inkwi tugaterura ibikoresho byose, ngo ariko ko ntari kubona intama uri butambe. Icyo gihe ntago Aburahamu yari afite icyo asubiza umuhungu we, aramubwira ngo tugende mwana wanjye, Imana irironkera igitambo. Haleluya. Reka nkubwire ngo iyo wumviye Imana byanga byakunda, Imana yironkera igitambo mu buzima bwawe. Imana ishobora kukugerageza, ariko izi neza ko hari icyiza kiri hakurya y'ibigeragezo byawe. Niyo mpamvu ijambo ryo mu Baroma ryatubwiye ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa. Haleluya. Ngo bageze ku musozi
Aburahamu ngategura cya gicaniro, ngamaze gutegura igicaniro, umwana yari yashobewe cyane, ngarangije afata umwana baramuboha neza, arangije amutereka ku gicaniro, arangije aravuga ati Mana ndaje imbere yawe. Abona Aburahamu mu mutima we yamaramaje kumvira Imana. Ndagira ngo nkubaze ati ubu ngubu Imana iramutse irebye mu mutima wawe yasanga ko waramaramaje gukumvira Imana. Hari abantu benshi ngo turimo turagenda gushaka Imana ariko tuyishakaho ibintu n'ibintu. Nigeze kubabwira isomo rya Yesu ubwo yaturaga imigati, nkubwira ukuntu abantu bakomeje kumukurikira ariko atari kubw'ijambo yababwiraga, ahubwo bakamukurikira kubw'imigati abaha. Abakristo b'uyu munsi nta kindi gitumye bakurikira Yesu, ni ukugira ngo abakorere ibyo bashaka, ni ukugira ngo abahe ibyo birirwa bamusaba. Nyamara kenshi na kenshi yamara no kubibaha bagahita bamutera umugongo bakajya kunezeza iraha ryabo. Ariko Imana ngibona Aburahamu umugaragu wayo ngo yamaramaje kuyumvira, irangije iramubwira ngo Aburahamu mwana wanjye, nakubonye ko mu mutima wawe wamaramaje kumvira Imana. Imana iramubwira ati reba hakurya hari umwana w'intama. Ngo Aburahamu arebye hakurya ngabona mu giti hari umwagazi w'intama. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Imana ishobora kukugerageza kugira ngo irebe ko ufite ibyiringiro byuzuye muri wowe. Imana ishobora kukugerageza kugira ngo imenye neza ko wamaramaje mu kuyikunda no mu kuyikorera. Ikibazo dufite muri bino bihe bya none, turabwirizwa Kristo wo kudukorera ibitangaza kurusha ko tubwiriza Kristo tugomba gukunda nk'uko nawe yadukunze. Haleluya. Ijambo rya Kristo ryamuvuye mu kanwa, yaravuze ngo abanjye baranzi kandi nanjye ndabazi, mbahamagara mu mazina kandi buri wese azi ijwi ryanjye. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe kora uko ushoboye kose kugira ngo ube muri babandi Yesu avuga ko bazi ijwi rye, babandi Imana ihagarara ikavuga ati mwana wanjye ndabona wamaramaje koko. Nka Yobu Imana yararebye mu mutima iravuga ati mwana wanjye waramaramaje. Imana irongera imugirira neza, ibyo yari yaratwawe byose biramugarurirwa kandi biramukubirwa. Ijambo ry'Imana twabonye nanone riravuga ngo Aburahamu Imana imurongera igitambo ndetse irokora wa mwana we wari ugiye gutambwa. Imana imuha umugisha iramubwira ati guhera ubu ngubu, kubera ko wari unyumviye, kubera ko wari wamaramaje, kubera ko utigeze ujijinganya ngo ungishe impaka. Haleluya. Aburahamu nganesha cya kigerageza Imana yari imuzaniye. Ijambo ryatubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko azahabwa ikamba. Haleluya. Reka tugaruke ku jambo riri mu Baroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Reka na ako mbanze nkubwire ngo uteze amatwi, ndakwinginze kugira ngo ukore subscribe, share na comment kugira ngo uvuge ubutumwa bukwire hose. Ubutumwa nk'ubu ngubu ndetse muri kino gihe cya none bumaze kuba ingume. Abantu b'iki gihe barimo barabwiriza Imana y'ibitangaza gusa ariko ntibabwiriza Imana mu Mana bwayo. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora umurimo w'Imana, ukwirakwiza ubutumwa nk'ubu hakurya no hino, Imana izaguha umugisha. Ijambo riri mu Baroma 5:3-4 haravuga ngo ntitwishimire ibyo gusa. Haleluya. Ngo ntitwishimire ibyo gusa, ngo ahubwo twishimira n'ibitugerageza. Umva umuntu wamaze kwizera Imana agashikama muri we, ngo ntago ajya ababazwa nuko ngo ari mu bigeragezo, ngo ahubwo yishimira ibigeragezo. Ngo kuko tuzi yuko imibabaro ituma umuntu yihangana. Haleluya. Kandi kwihangana ngo kugatera kwemerwa,
ngo no kwemerwa kugatsera ibyiringiro. Haleluya, Imana yacu nishimwe cyane. Reka nkubwire ngo ugomba kwishimira ibihe bigoye urimo. Niko ijambo ry'Imana rinatubwira, rikatubwira ngo twishimire ibyiza n'ibibi bitugeraho, kuko ntabwo uzi impamvu ibyo byose Imana yabyemeye ko biza mu buzima bwawe. Wenda hari nawe Imana irashaka kureba ubunyangamugayo bwawe. Ese biragenda gutse nimba Imana yari kuzaniye ibikugerageza kugira ngo irebe nimba ubunyangamugayo bwawe kuri yo bushitse? Warangiza ugatangira kuyita ukajya mu buraya, warangiza ugatangira kuyita ukiheba, ugatangira kwizera izindi mana nk'uko ubwoko bwa Isirayeli bwagiye bubikora inshuro nyinshi. Imana ijanye ikigaragazo mu buzima bwawe kugira ngo isuzume niba koko ubusabane bwayo nawe bushitse. Imana izanye icyo kigaragazo kugira ngo irebe neza niba ubunyangamugayo bwawe kuri yo bwuzuye. Ibaze niba Imana yarakugerageje ariko uyu munsi wa none mu mutima wawe uzi neza ko wamaze gutsindwa. Ibaze noneho niba waramaze gutsindwa kandi wari uremerewe n'ibikugerageza, noneho wibaze koko ese Satani agiye gukora ibimeze bite noneho? Reka nkubwire ngo kutihanganira ibigeragezo bituma Satani noneho arushaho kukugerageza. Iyo utihanganiye ibigeragezo bituma Satani anezererwa no gukomeza kuguhemukira. Ariko ndakubwira muri kano kanya ngo kuba wowe ubasha kwihanganira ibikugerageza bituma Imana ikongera imbaraga kandi ikagira icyizere muri wowe. Ndagira nkubwire ngo Imana ntijya ibasha gutererana umuntu ufite ubunyangamugayo kuri yo. Imana ihora igirira neza abantu bayumvira kandi bayikunda. Imana ntizigera itererana umuntu wagize ubunyangamugayo kuri yo. Kandi reka nkubwire ngo nta muntu nta n'igipimo na kimwe kizigera gipima ubunyangamugayo bwawe hagati yawe n'Imana. Ni wowe n'umutima wawe, kuko Imana yaguhaye umwuka ukumenyesha ko wakoze ikibi. Ariko ndagira nkubwire ngo nimba ugeze kuri rwa rwego rwo gukora ikibi, ntunagira umutima ugucira urubanza, uri ahantu habi cyane. Uri ahantu umwanzi yishimira, urahanze umwanzi wawe ashaka. Kuko niba ufite umwuka wera muri wowe, wakabaye kuba urimo urababazwa n'ibibi ukora. Ntabwo wakabaye kuba uri kwitotombera ibyo bikugerageje, kubera ko Imana yabizanye ifite ukuntu izabitambutsa. Kuba ukiriho si uko wari ukomeye cyane kurusha ibyo bikugerageza, ahubwo tekereza ku mbaraga zirimo zirakongererwa umunsi ku wundi kugira ngo ibyo bikugerageza ubashe kubitambukamo. Si benshi cyane babinyuzemo ngo babashe kubaho. Si benshi cyane banyuze muri ibyo bikugoye ngo babashe gukomeza kwihangana. Hari benshi cyane barekuye ndetse batakaza ibyiringiro, bamwe baraniyahura. Hari benshi cyane Satani yagiye yiba kubera ko batakaje ibyiringiro ndetse n'ubusabane bwabo hagati n'Imana. Bazanye cya kintu bita kwiheba. Satani akaboneraho kubiba kandi ubugingo bwabo bukaburizwa. None nshuti mwene data woneza amatwi kano kanya, ndagira nkubwire ngo kora uko ushoboye kose ugire ubunyangamugayo ku Mana. Nongera kwibutsa ko nta gipimo na kimwe uzigera ubona kikubwira ubunyangamugayo bwawe n'Imana, ahubwo ni umutima wawe. Umutima wabasha kukwemeza gukora ibyaha, ndetse umutima wabasha kukwemeza ibyo wakoze bidakiranukira Imana. Ahubwo nimba utarimo urumvira umutima nama wawe ngo uhindukirire Imana, ukora ibyo kwiringirwa n'Imana, ndagira nkubwire ngo uri mu mazi abira. Reka rero nsoze ngusabira ku Mana ngo Imana yo mu ijuru iduhe imbaraga, Imana yo mu ijuru itubashishe, Imana yo mu ijuru iduhe ubutwari bwo gukomera mu bitugerageza. Uko ijambo ryatubwiye ngo twishimira ibitugerageza, ngo ntabwo twishimira ibyiza gusa, ahubwo n'ibitugerageza ngo tubasha kubyishimira. Haleluya. Ngo kuko ngo tuzi yuko ngo ibyo bintu bitugerageza, haleluya, bituma umuntu yihangana. Ngo kandi ngo yamara kwihangana ngo bikamugeza ku kwemerwa. Ndagira nkubwire ngo nutihanganira ibyo bikugerageza, ngo ntago Imana izigera ikwemera, ntago Imana izigera ivuga ngo noneho watsinze. Uzahora muri urwo ngurwo kugeza igihe Satani agutware. Ariko ndakubwira ngo nukomera ugashikama,
ukagira ubunyangamugayo ku Mana yawe nk'uko Yobu yagize ubunyangamugayo ku Mana ye. Nakubwiye urugero rwa Aburahamu, nawe ndakubwira ngo Aburahamu yagize ubunyangamugayo ku Mana, yakomeza amaramariza kuyumvira no kuyubaha. Nta kintu na kimwe Aburahamu yashaka yari guhakana ibyo yarabwiwe, ariko kubera yari afite ubunyangamugayo, yari afitiye ubunyangamugayo Imana yamuremye, ntabwo yigeze aserera nayo cyangwa se ngo bajye impaka nayo. Imana irakubwira ngo nyumva nkubwire kandi ukora ibyo nkubwira. Uyu munsi wa none nimba uzi ko hari ibyo Imana ikubwira gukora ariko utabikora, ndagira nkumenyeshe ngo urahabi. Hindukirira Imana yawe. Imana nikomeze ibane nawe kandi kugirire neza, iguha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Natwe duha imbaraga kuko turi mu rugendo rukomeye rujya mu ijuru, kandi mu rugendo rusaba gusenga no kwinginga kugira ngo tubone umwuka w'Imana adukomereze muri no rugendo. Ku bwacu ntabyo twakwishoboza. Umugaragu w'Imana Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ndagira nkubwire ngo udafite Kristo, udafite mwuka wera muri wowe, ntacyo wakwishoboza. Niyo mpamvu banga ndakubwira ngo nimba byarakunaniye, saba mwuka wera. Mwuka wera nta kindi amaze. Mwuka wera ntago ari wa wundi muze abantu b'iki gihe birirwa bavuga wo kuvuga indimi zipfapfanye. Ntago ari wa wundi wo kwirirwa hanura ibintu bidafite umumaro ku by'umwuka, ahubwo mwuka wera icyo amaze ni ukuguha imbaraga zo gutsinda ikibi muri wowe, ni ukuguha imbaraga zo gutsinda ibyaha, ni ukuguha imbaraga zo kumvira Imana, ni ukukwibutsa ibyo Kristo avuze, ni ukugukomeza kugira ngo ugere ku rwego rwo kwemerwa n'Imana. Numara kugera ku rwego rwo kwemerwa n'Imana, Imana ikugirire neza kandi Imana izavuge ati nagize umugaragu mwiza. Haleluya. Imana yacu nikomeze rero ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.